vuga ati genda mbiwe gusambana ndashaka uwaje ariko warabeshye ntabwo arambiwe arashaka adresse ndashaka kugira ngo mbyare nagera mu rugo urubyaro runabure runabura usanga kumbiri n'umugabo utanabyara kugira ngo ahishe isura ye akirukana umugore cyangwa akamuta kera ntabwo twari tuzi ko abagabo b'ingumba ariko ubuhanga bwagize gute bwarabivumbuye ikosa ryari ry'umugore kandi arengana ugasanga wa muntu we yavuze ngo nkeneye abana asanga yenda muri we harimo n'abana babiri uko yaje akeneye undi ati ngewe ntabwo ngiye gushaka uriya mukobwa ahubwo intego nkurikiye imitungo y'iwabo noneho yagera iwabo ya mitungo nabo bakayikanira buri gihe urugo na divorce iprovokwa n'intego yakujyanye mu rugo ariko niba uzi ngiye gushaka umugore tubana akaramata nzubaha ukavuga ya magambo ngo tubyaye tutabyaye ibyago byiza mu makuba mu bukire dukize tudakize tuzatandukanywa n'urupfu rero hari abantu Imana nanjye kuvuga ijambo rishakeje ariko Imana inabare nari mvuze nti hari abantu bafite umutima ntazi we azamura ukuboko ku mutima ati nzamubabaza ntabonye ibyo avuga bitandukanye n'uyu mutima atashye atahakare uriya muhungu niyo atashye atahakare ese afashe imiryango gute yego ayita gute ku bantu urumva rero ntibigombera kongera umwuka wo kubagishijwe n'umwuka uvuga mu ndimi ubwo rero urumva noneho ni kwa kundi ko harambagizwa imiryango si umugabo si umusore n'umukobwa barambagizanya barambagiza imiryango abo batunanira bama batarabikoze n'abandi ikibazo burya nkubwirije ijambo yego baravuze ngo uburere buruta ubuvuke kuvuka k'umuntu ashobora kuvukana kamere n'akarande y'iwabo ariko byose bipromotingwa na environment nuvuga ngo aho ukurira niho hashobora gucogoza ibyo bintu cyangwa hakazamura ibyo bintu Yesu ashimwe cyane inshuti zacu inshuti za Mumuriza GB Ministries turabakiriye cyane uyu ni wa munsi wacu tuganira ibyururutsa umutima tuganira ibikomeza imitima yacu mu buzima bwacu bwa buri munsi twongeye kubabwira ngo ni ikaze rero nk'uko bisanzwe dutangira dushima tubashimira ko mudukurikira muri benshi hirya no hino kandi mugasiga n'ubutumwa bwanyu mushima cyangwa se mutubaza ibibazo noneho ubutaha tukaza kubisubiza rero uyu munsi nanone turi kumwe n'umutumirwa wacu mukunda cyane ndibaza igihe tuheruka kuganira hari ibibazo bimwe na bimwe mujya mwibaza mwashubijwe mwarasobanukiwe kandi mu by'ukuri tubibonera kuri gusubiza kwanyu cyangwa se kongera kutuganiriza kwanyu Imana y'amahoro ibaho umugisha cyane ni ukuri turabishimira kandi tukanabasengera uko bukeye uko bwije ngo amahoro y'Imana akomeze aganze muri mwe aho muherereye abafite ingorane zitandukanye muhumurizwe na data kuko niwe ufite ihumure ryose nta handi twarikura uretse kuri we rero tugiye kubanza gusenga twakira umukozi w'Imana hanyuma tumuhereze ikaze nawe abasuhuzeho data mwiza turagushimiye urera kandi urakiranuka ubera hose icyarimwe uradukunda urukundo rwawe mwami ruhebuje kandi data nawe uzigera adukunda nk'urukundo rwawe waduhaye umwana w'ikinege kugira ngo adupfire data natwe turavuga ngo yego warakoze izina ryawe rihabwe icyubahiro uyu mwanya wongeye kutwemerera duhurira hano mwami kugira ngo tuganire ku bijya bitugora muri ubu buzima muri uru rugendo turimo mwami kugira ngo dufashanye buri umwe yumva icyo yakora kugira ngo bitungane rwose tuguhaye icyubahiro bw'umutumirwa rero umwami warakoze kumutoranya muri benshi bari bafite byinshi cyane bikorera cyangwa se bumva baba bahugiyemo ariko uramutoranya umuzana kugira ngo agukorere mwami nakagira icyo akena mu buzima bwe mu bitekerezo mu mwuka ndetse no mu mubiri nakagira ikintu na kimwe akena kuko nawe ukwiringira no muzigera akorwa n'isoni rero abadukurikira bose ubahe umugisha kandi ubagirire neza turasenze twiringiye mu izina rya Yesu amen amen nikaze mushumba twongeye kwishimira ko waje kubana natwe iteke tugutumiye uratwitaba Imana y'amahoro ibahe umugisha tubahaye ikaze mwibwire abadukurikiye murakoze cyane kunyakira kuri murongo mwiza kandi bushize narishimye nitwa
Revera Jean Baptiste Ntambabazi Imana. Amen. Nishimiye kubana namwe. Amen. Yesu aguha umugisha cyane, turakwakiriye nanone. Turabizi ko abantu benshi bari bafite ikibazo bibazaga ari bya bindi nakubajije ubushize izina ryawe, ntekereza ko basobanukiwe, nta wundi umuntu wongeye kumbaza cyangwa se nuko wenda batarahuguka cyane, wenda tuzongera tuganire tubagezeho ibyo batubwiye. Ariko mwarakoze cyane kubana natwe mukatubwira uko umuntu yakwihanganira mugenzi we. Ntabwo byoroshye muri iki gihe, bwo usanga ari ibintu bisa nkaho byabaye n'icyorezo. Uyu munsi rero twifuje ko turi buganire ku ijambo noneho ryugarije isi. Ntabwo ari u Rwanda gusa, ni isi kuko yuganiriye. Iyo ugiye ushyika nk'ahantu ukavuga n'umuntu wumva nawe byaramubayeho n'undi byamubayeho ukavuga uti iki ni icyorezo. Icyo cyorezo rero nta kindi, ni ikintu cyitwa divorce, ni ugutandukana kw'abashakanye. Bijya bitera ikibazo kubona abantu iyo bashakana, cya gihe dukora ubukwe, dukora ubukwe tukabyina, tugatahira umuntu ubukwe tukishima, impano zigatangwa, abasaza bakavuga amagambo, ariko umuntu yamara igihe gitoya tukumva ngo batandukanye. Noneho ukibaza se aba bantu byagenze bite? Kejo bundi twahamirizaga abakecuru bashima Imana, batanga indabyo n'imbuto, tubifuriza guheka. None uyu munsi ko batandukanye bigenda bite? Ese biterwa n'iki? Cyane cyane ndagira ngo mbabaze nk'abashumba mubimazemo igihe, mu kansoringa benshi, wenda mushaka kutubwira ikibitera, nubwo wenda utakimenya nyirizina, buri umuntu agira ikibimutera. Kuko hari igihe wari umukozi w'Imana wigeze kutubigisha, twari mu iteraniro ry'abakobwa n'abagore, aratubwira ngo burya igisenyera umugenzi wawe, wowe undi kiramwubakira. Bivuga ngo uriya ashaka kubona icyasenyeye iriya ari gito, ariko we we yabonaga ari ingutu. Rero bivuga ngo ibisenyera umwe undi bishobora kumwubakira. Mbese bivuga ngo umwe yakwihangana, bibaye wenda akavuga ati njyewe bibaye ari kuriya nakwihangana, ariko ihwa burya rimenywa n'uwo urifite mu kirenge cyiwe. Rero turibaza se, cyane cyane turebye ku bakristo, ku bizeye Imana, bagashakana bizeye Imana, ese ni iki gituma batandukana? Ese ubundi divorce iremerewe? Ese bimeze bite? Yesu aguha umugisha. Murakoze cyane. Mbere na mbere nongere mbashimire, mwakoze kuntumira. Hari abanyarwanda benshi, hari abahanga benshi, abantu bazi gusobanura ibintu, ariko guhitamo jyewe nabyo ni ibyishimo. Ikindi cya kabiri, ndavuga divorce mu buryo bw'amategeko nk'umuntu wayize. Shimira Imana ko nageze urwego rwa masters muri droit amategeko. Kabiri ndavuga nk'umushumba, turavuga nk'umuntu nanjye ndi umuntu kandi sesitari y'Abanyarwanda. Cyambere twemeranya ko divorce ni ugutsindwa kumwe wemereje kubana akaramata. Ni ugutsindwa. Ni ugutsindwa ubundi complete. Ntihagire uyisiga ngo ayiririmbe yumva ari proud yayo, no. Ni ugutsindwa. Ni ugutsindwa. N'uwabikoze ntabyishimire, n'uwo byabayeho ntanyurwe nabyo, ni ugutsindwa. Kandi umuntu wese watsinzwe no kwihangana, ngo nje nk'umukristo, ntago azambara ikamba ry'abihanganye. Ngo mvuze nk'abakristo. Yego, nabyumvise nk'abakristo. No gutsindwa, ingero no gutsindwa pe, tubyemeranywa. Cyane cyane ko ubona ko mu bintu bihungabanya ndetse divorce zigatinda, kuki urukiko rutinza divorce no kubera iki? Abanza gushyiraho mwiyunge, mwongere mwiyunge, byabanane bagatuma ati none reka dufate umwanzuro ngo icyo gihe bavuga ati umuryango urangiye. So rero divorce no gutsindwa kumwe bayisabye cyangwa wananiwe, nabwo ari uko nta kindi afite gukora, yasanze nta gisubizo afite. Akumva icyo afite ni ukujya batereka ndeke. Akigendera. Tereka ndeke, ntagiye gupfa, ntagiye kugira gute. Kuko njyewe iyo tugeze kuri iyi ngingo, mbabazwa n'abantu twifatira ku gahanga, abantu bakoze divorce. Ugasanga bifatiye ku gahanga, tukavuga ibintu bitari byiza, tukabacira imanza. Nagira ngo usabe ngo buriya njye kuvuga Ikinyarwanda niba Imana ifashe cyumvikane. Umuntu wicaye ku ntebe waburiyeho amahoro, wiyakiriho, acira urubanza waburiye amahoro kuri iyo ntebe. We icyicaro urimo ubwawe, hari uwakibanjemo akibura amahoro. Kuko jya utinya ibintu bihindura sitati yawe. Wari umusiribateri uri single, ubaye married,
deja bakwise ngo uri divorced ngaho nyibyo icyo kintu amazina angahe iyi muri stati urumva ni umuvumo ni karande ni ubupagani ni ibintu umuntu ageramo kuko imvo zo gutandukana cyangwa impamvu zo gutandukana zo ni nyinshi ni nyinshi hari abahunga ku badapfa hari abakora umutekano hari abahunga kubera ibindi hari abahunga kubera umururumba w'ibintu ntiwamenya ariko buri muntu wese aba afite ikintu kimutumye atandukana n'umuntu ariko ko abana nta kasanga nturi bwite nuko umva baze muri izo archive zose arayumva ntunabaye n'umupfakazi ngo babimenye none urumva umuntu ujya muri divorce we aba afite igikomere kiruta cy'uwapfakaye cyangwa uwapfushije niko nyambitekereza kuko we uwo batanduka uwo yashyinguye yapfuye ajya no kumusura akajyana indabahari ariko umuntu mwapfumbatanye mwabyaranye umwaca hariya undi agaca hariya kandi utwaye amaraso yanjye ntwaye amaraso yawe abana dufitanye ni ikimenyetso cy'ubumwe bwacu twahuje none urumva icyo gihe dutandukanye kubera ingeso ariko amaraso twahuje yasigaye mu bana bacu arimo aradutembera nubwo umwambuye abana ariko uwo mwana amaraso yawe arimo aramatembera nubwo umwambuye iki mubuza gusura zivuga ngo umusura amasaha make mu modoka ngo batibana abana ariko wa mwana wacu amaraso yawe aracyatembera mu bwa buzima aho rero umuntu ufata ubundi ni last decision umuntu afata atitaye kuri risike zayo kuko burya kuba mu rugo risike zo kuba uri waratandukanye n'uwo mwashakanye nizo nyinshi kuruta kuba uri mu rugo yego ubwo ndavuga abatarahagera ntibahazi ariko nanjye sinahageze ariko naganira n'abagize gute n'abagezeyo kuko bageraho mwakicuza yego buri munsi sinamuvuga mu izina ariko umujyi atuye nko muri Amerika ni inshuti yanjye tuganira ku manywa na nijoro yenda we anabyumvise ntacyo ari buntu nkware kuko tuba tuganira uyu munsi umugabo wamusabye ko batandukana akamutana abana n'ibintu byose ngo umugore aravuga ati mva ngewe ubwo umugabo asezereye sinjya kumurega uswara muri leta agira bagira amategeko meza cyane uzi ko atigeze kumurega ngo muhe n'icyo kurera abana n'ukuri arakora abana arabigisha bose arabigisha bamwe beza no kwiga hanze mu Faransa arabigisha noneho uyu munsi umugabo ajya gushaka undi mugore no uyu munsi umugabo arashaka kugaruka mu bana yes umudamu arambwira ati ngiyewe mu buzima ko Imana yampaye ni umugabo ariko uyu munsi yashatse undi mugore ntakiri umugabo we yego cya kabiri niba ashatse kuva mu rugo antana abana antwara imodoka neza n'ibyo byose twakora ati nkorera Imana nubaha Imana ndatuza sinigeze nyifuza nta n'umugabo nakeneye nta n'uwo sinigeze murega rero mu gihe cyose wagifite isezerano y'undi yamaze kwakira ntabwo ngewe wapi kandi nanajya no muri divorce akaza no ni ukuri niko yambwiye urumva ageze ku ruhande aho ugasanga uwashatse niwe mubi kuruta yego wa wundi yahunze kandi we nta n'ubu bwari buhari ahubwo ni amagambo y'abantu bavuga ngo muri divorce hari umwe ugera inyuma yego akicuza noneho yajya guhindukira agasanga undi mugenzi we nawe yashyizeho urukuta rudahinduka hatarimo guhimana aba yaramubabaje cyane urumva hari igihe umuntu abona ibintu hambwe ati sinigeze murega sinashatse no kumurega sinashatse no kwitambika sinigeze naramurekuye gusa naramurekuye murekura mu mutima murekura mu mubiri kandi buri gihe bitamubwira abana be ko nta kibazo na kimwe abana bati mwimwanga mu byo ni papa wanyu aho muzamujyana yarambwiye ati impamvu nabikoze nuko nifuza ko abana banjye tuzangiza ashaka abanjye sinkeneye kubabwira ubwanzi bwa se nkeneye kubabwira ngo ni papa wabo nubwo bimeze gutyo akambwira ati ibyo ari kubaha ntabahaye nibe icyo mwavuze ntabahaye niki yego urumva rero muri iminsi hari ubukwe ngo mva yifuza kwicara mu ntebe y'umugabo wareze arambaza umudamu none se uzabigenza gute ni papa w'abana azaza yicara atari ku bindi byo nta participation nimwe nkeneye
urumva hari ikintu ashaka kuvuga umuntu wa divorce umwe muri babiri bakoze divorce hari ahantu agera akicuza biturutse ku mvo zitandukanye naho nashaka ngo use nkurasaho gake cyane noneho kandi ikindi njyewe mbere na mbere ko nkora analize y'ibi bintu ngengirire mu abantu batandukanye nabikubwiye mu mategeko bihindukana kugira amazina 3 mu gihe cy'imyaka 20 wenyine undi gutya ukaburaho seba kufata ukundi uko rwaramunaniye amagambo menshi ikindi bari abantu bamaze gutandukana cyane nk'abagore umuntu wese awumva yagufataho ijambo ko cyane abandi ugasanga kwa nyoko bukwe aho bashatse na so bukwe barashaka gusiga icyasha umukobwa wahavuye cyangwa niyo yaba ari umuhungu wabo wakoze amakosa ari umuntu mubi cyane none undi agashaka kugenda harabika mugenzi we ahubwo hari n'ikindi utaruzi waruzi ko umuntu mukora divorce yarangiza akagucunga hagushakaho iki kandi amakuru ntabwo yaziburiye none se ko baba barakoze divorce abamucunga mushaka hirya babananirwa kwihangana bagashwana ariko akajya yibuka ibyiza byari muri wowe akananirwa no gusaba imbabazi yazana undi mugore cyangwa undi mugabo agasanga cyane burya ntabwo ari abagore benshi bakunze guhita bashaka burya ariko umugabo we burya ntari gitangaza uzarebe niyo umugabo apfushije umugore hari abatamara amezi n'atanu mbese kukiriye ahangaho umuntu aba hatangira kurambagiriza ku kiriyo cyane n'akantu mwapfaga cyangwa se bakava gushyingura umugore yahageze mubazanye ndaba yamubona ariko we niwe basanzwe bari kumwe pastor hari igihe nka kiriya kintu nacyo cyayiterujije mu bantu hari igihe umuntu apfa ariko ugasanga n'ubundi yari yarabuze igituma akuva imbere agatangira gukora ibindi bintu umugore warategereza reka buriya Imana yo mu ijuru umuntu witwa umudamu Imana izamuha ijuru amen haleluya uvuze iri jambo kuko ndi victime yabyo ukuntu data yatujugunye umubyeyi akabaruhana agakora ibyo akora umugabo wabyaye ibiro nta kintu abyitayeho nta kintu azitazi uko mwaraye atazi icyo mwari icyo umwana yakura yamara kugira akazi ngo umwana wangu ntuziko nakubyaye ngo uzane amafaranga yarareze icyoro kikaba igikomera ukuntu ababyeyi bihangana yamiruhu si abagore benshi bashakira abagabo mu bana umuntu agasubira kuba apfaka afite imyaka 30 akavuga ati no akagera kwifata no kwiyubaha n'abagabo bahanze batagira umuco banga umuntu yabaye divorce ukuntu akumva ko buri wese yajyayo ugasanga wa mudamu n'ukuri akihesha agaciro njye n'ukuri ibi mbivuze hari umuntu uvuga ibintu Imana izahembe umudamu amen nukuri n'ubu tuvuga kuri divorce hari n'abandi bafite divorce zo mu nzu batavuga yego bagahisha imibabaro umudamu bagashiririyo aho kugira ngo aririre abana agaceceka agashyiraho make-up agatwara abana mu modoka yagera mu nzu agaceceka ntavuge kandi ukabona ameze nk'umuntu uhetse imizigo ingana gutya araremerewe ndetse no mu kazi akora afite abamwubaha n'abamwubaha ariko yagera mu rugo akajya munsi y'abakozi ari ukabona ko hari ibintu nukuri Imana yabahaye impano yo kwihangana rero by'ukuri ugasanga umugabo we ikintu kimubwira ahita ashaka undi mugabo hafi umugore hafi aho ngaho ariko umugore ati sindajya gushaka muri bano bana abana banjye bazagira mu none ukabona ko hari ingorane ariko nkavuga ngo data wo mu ijuru yaba ari umudamu ufite urugo yaba ari uwakoze divorce yaba ari n'uwapfakaye ukuri hari impano yo kwihangana Imana yabitsemo bakareka abana bagakura bakagera no hejuru hari n'ibyo abana batabwira base bakabwira mama wabo cyane kandi ugasanga ikintu twama twiyongera kuri divorce nshaka kugusha ahantu hamwe nkavuga ngo kuri izo mvu mu birori bari barimo abasaza bavuga amagambo bavuga iki mukozi w'Imana nshuti y'Imana iri jambo ni rimwe urugo rwose rurindwa n'intego yarushyizeho yego kandi burya intego ntabwo ari iy'umugore yego ni iy'umugabo ko umugabo ni wo gusanga yego sinzi ni mu muco w'ahandi hari umukobwa ubwira umugabo ati ndashaka ko tubana ntabyo nzi ibyo bintu ntabyo ndumvaho ngo ni umugabo ubona ko igihe kigeze akaza
akarambagiza akagusaba ukamwemerera ko muzabana akabyara ku muryango ariko gituruka ku kintu nubwo ababyeyi baririmbye mu kidara ariko hari ufite intego muri we atabwiye abantu yego haravuga ati genda ndambiwe gusambana ndashaka uwanjye ariko warabeshye ntabwo arambiwe arashaka adresse ndashaka kugira ngo mbyare nagera mu rugo urubyaro runabure nirunabura usanga kumbiri n'umugabo utanabyara kugira ngo ahishe isura ye akirukana umugore cyangwa akamuta kera ntabwo twari tuzi ko abagabo b'ingumba ariko ubuhanga bwagize gute bwarabivumbuye ikosa ryari ry'umugore kandi arengana ugasanga wa muntu we yavuze ngo nkeneye abana araje asanga yenda muri we harimo n'abana babiri kuko yaje akeneye undi ati njyewe ntabwo ngiye gushaka uriya mukobwa ahubwo intego nkurikiye imitungo y'iwabo noneho yagera iwabo ya mitungo nabo bakayikanira buri gihe urugo na divorce iprovokwa n'intego yakujyanye mu rugo ariko niba uzi ngiye gushaka umugore tubana akaramata nzubaha ukavuga ya magambo ngo tubyaye tutabyaye mu byago byiza mu makuba mu bukire dukize tudakize tuzatandukanywa n'urupfu rero hari abantu Imana nanjye kuvuga ijambo rishakeje ariko Imana inabare nari mvuze nti hari abantu bafite umutima ntazi we azamura ukuboko ku mutima ati nzamubabaza ntabonye ibyo avuga bitandukanye n'ibiri mu mutima we umutima ahoro nicyo kibazo ko buriya iyo winjiye mu rugo utagambye utigenda ninjiye muri uriya muryango ndashaka ngira ibi ngibi enjoying akazi kiwe ngira iterambere nzana mu muryango ngira ibyo nyiza noneho nawe banakurambagiza ugakangwa n'ibituza n'ubwanwa n'imodoka ariko imitima yabo utayirimo aho ntabwo barwubaka Imana idufashe urumva ahantu hatagira kuko ndi kubona imodoka umuhungu yayiparika ati atahaho ndagira gute ndajyamo kandi buri hari n'abandi bazicayemo bicaye barasohoka aje gushaka umugore wa dress aje gushaka umugore wo kwimariraho stress aje gushaka uwasuzugura ariko hari n'abandi bicayemo n'abandi atekereza agafata idarapo ry'igihugu agahagarara mu rusengero agahagarara yambaye ya myenda agatangisha miliyoni mu bukwe ababyeyi bakicara ariko mu ntego ye afite target hari icyo ashaka kugeraho kandi kiriya kintu atakibonye hakaba rero n'abantu bavuga ati no igihe kirageze ko ngira umuryango yego yarangiza agafata indahiro yarahiye akazihuza na situwasiyo barimo ati mbaraho madamu nubwo bimeze gutya turacyakunda ibyo rero niyo mpamvu hatagira ngo hari ibindi iyo ikintu cyose iyo gikoze ufite intego yego ukaba uvuga uti intego yanjye niyi ikindi cya kabiri fokasinga kuri iki ko byamera kose yirinda yego inshuti zidukurikiye ngira ngo iyo tugeze kuri iki kintu cyitwa divorce ibibazo biba byinshi mu mitima y'abantu uvuze akantu nanjye ndibaza ariko ariya magambo mujya musubirishamo abakristu mu bukene no mu bukire yewe izuba riva imvura igwa yarwaye ari muzima ariya magambo ubundi aturuka he pastor ariya magambo musubirishamo abantu barwaye bamugaye bagize bate ubwo ni muba murimo kuraga abantu kumugara no kugira gute twagiye dusezeranye twavuga gusa ngo mu byiza mu buzima bw'abantu ariya magambo impamvu agomba kuza nibuka bushize nakoraga ikiganiro yaba ari leta yaba ari ababyeyi yaba ari n'itorero bakora kuko ari byo mwamaze kumvikana nta muntu bajya gutora ngo nimuze mu bitubwire kandi ikindi impamvu tubivuga ni uko mu buzima habaho igihe cyiza hakabaho n'igihe kibi igihe cyo gukena igihe cyo gukira igihe cyo hagati runaka igihe cyo kudakundwa cyangwa kwangwa ariko mu bibaho byose muri make ntimusigane intambwe yanyu iba ari imwe ubwo rero buriya habwa kandi ashaka kubwira buriya abantu bamanitse ukuboko mu rusengero bavuga ati turi imbere y'Imana n'imbere y'itorero mbere y'abahamya bangana gutyo ushyizeho Imana ushyizeho abahamya itorero ubwira akajambo kamwe kari butere ubwoba abadukurikiye
twemera ko no mu ijuru ziriya ndahiro zizabakora zizabakora ariko ziriya ndahiro kuko muri leta mu rukiko bavuga ngo hariya mu murenge nibibagora itegeko ribatandukanya ngiririye ariko si byo byiza twe mu rusengero ntabyo tuvuga turavuga ngo muzabana akaramata muzatandukanywa n'urupfu none upfuye ninde nta n'umwe rero bivuze ngo umuntu uteza uprovoka cyangwa utangiza divorce mu rugo ababaye urupfu ririya jambo wavuze kuko indahiro yose tuvuze imbere y'Imana uvuga ngo ndi imbere y'Imana n'itorero ndahamya ko njyanye uyu muntu akambera umugore nkamubera umugabo tukazatandukanywa mu byago mu byiza mu buzima sinzigera muca inyuma sinzamurutisha abandi bagore sinzamurutisha abandi bagabo ukabivuga uri kuri aritari nagira ngo ako kantu nako tujye tukibaza bivuga ngo nk'uko wari wabivuze pastor ubwo mese nongera gusubiza igitekerezo inyuma nongeye nibutse ko wari bivuzeho uti hari igihe tuvuga aya magambo ariko mu mutima hari ibindi nkavuga ngo tuzabana mu byago no mu makuba ariko mu mutima mvuga ngo oya ngiye icyo nshaka n'uriya mutungo wawe dukize dukerinya bati reka tugere kiriya kibanza tukigurisha mbese ariyo target bivuga ngo Imana idufashe cyane bakristo bene data cyangwa se bantu murimo mushaka ingo mwubaka mujye mwirinda kurahira zirandahiro nekereza ko ari umugozi uhambira umuntu yagombye ubundi mbere na mbere banza ubitekereze ibyo ndahira biri muri njye rega bavuze ngo ari nk'Imana ivuze ngo uyu munsi wa none ntanze itegeko ndi Imana ushaka kwibohora no kuba wenyine nagende urakoze kubiza ibyo ntawe utaguruka nawe utekereza ko bitaba twe rero bamwe bagumana suko ingo zabaye shyashya ahubwo nuko barinda icyo bavuze ijambo ry'Imana ryaravuze ngo amagambo yose yavugiye mu mwiherero azajya ahagaragara noneho ayavugiwe ahagaragara si imbere ugashyiramo n'Imana azajya byo birakomeye ahubwo ngaho nyumvira uti sinzamuca inyuma ararahiye ati sinzaguca inyuma kumbe azifashira guca inyuma ari no muri ni uri muri protocol harimo aramureba ati ngwino nkwereke urumva ikintu n'amakosa cyane kurahira ikintu kitari muri wowe ahubwo icyo ugambiriye hariya ikintu ari kubura cyakemuka gite pastor ko numva kimbabaje nanone tubuze ukuri muri twe Imana yo mu ijuru iduheza noneho kugira wa mwuka wo kurondora uburyo umwuka wa discernment discernment ntabwo Imana gukunda ugomba urambagiza usinziriye ko umenya ingeso z'umuntu ntabwo wamutwara abikubwiye ubushize nyine ugira gutyo ukabona aseka anezerewe utifura ndabonye uti byo ati mama we ati uriya arakana ngiye kubwira kera niba ubyibuka kera bidakenewe uyu munsi birumvikana uyu munsi turi muri viziyo.com ariko kera ntago barambagizaga umukobwa barambagizaga umugabo nanjye akunda kazi kandi koko umudamu mwiza agira abakobwa beza n'abahungu beza n'umugabo mwiza mu rugo rwe agira abana bafite uburere mu rwego rwose uyu munsi rero ntago abantu bakirambagiza umuryango aravuga ati n'uyu nakunze nugira ibyo mbaza se nuwo kwanda vati reka twahuriye ku ishuri n'uyu bati n'uyu cyenda kubera akantu keza n'iki nyine bagera mu rugo umuriro ukaka kubera ko ntuza amashereka yonsa yariyo ntuzi icyo twita parcours ni uburyo yarezwe nuko yakuze uko yitwaye nuko byabaye bihuriye muri boîte bihuriye mu kabari bihuriye mu mashuri bihuriye mu ndege hari n'abahurira muri bisi hari n'abahurira mu modoka nimero bikagenda hari abahuriye kuri Facebook kuri Twitter abahuriye kuri Instagram bino byose bahanahura ibyo rero byose bikaba ikibazo biragatsindwa kurahira ngo sinzamuhemukira kandi uzi neza ko
utazamwereka umutungo, yego utazamwereka ibyo ukora, yego uzamubabaza umutima. Urumva icyo kintu ko kiba kimeze. kirababaje Rero cyane. niba ibyavugiwe ahihishe bizajya ku mugaragaro, ibyavugiwe imbere y'Imana byo bizajya hehe? bizaba biteye ubwoba. Niyo mpamvu dukwiye kwirinda. Gusa uwayikoze si uwo gucirwaho iteka, oya n'ubirimo si uwo kujugunywa, ni uko babuze umwanzuro. yego naho nashaka kuvuga. bakunzi bacu, divorce ni mbi, ariko nk'uko umushumba bivuze ntabwo twatera amabuye abo byabayeho kubera impamvu zitandukanye nyinshi cyane umuntu atarondora hano ho turi, ariko turavuze ngo nimukomere, nimwihangane, haracyari ibyiringiro. Hariho abo twigeze kumva yuko bakoze divorce nyuma y'imyaka 10 barongera barasubirana. Ese mushumba, haracyari ibyiringiro kuri aba ngabo byabayeho? Ese n'icyo wababwira? Ikintu dufite agenekereza ko abanyafurika dufite ukuntu tuvuga ibintu Bibiliya tukayivanga n'ibitekerezo byacu byose n'amategeko n'ibiki tukavanga. Nemera ko umuntu yemerewe gukundwa no gukunda. Amen. Kandi umuntu ntagomba kubaho wenyine. Yego. Rero hari igihe tugira amadisipurine, ijambo tukarigira gutya, twarigoreka cyane, tugahambira abantu, tukazirika ibintu, ariko impamvu babizirika nuko aba yicaye ku ntebe waburiyeho amahoro. ako ndakibutse musho. Iyo ufite amahoro aho arazirika agahambira, kandi ejo bushobora guca ya ntebe yahindukiye. Si uko rutamunaniye, si uko yarushoboye, ahubwo nuko umwe mu babana hari ibyo yoroheje. Yego, yarasinziriye, amuha amahoro, areba ku ruhande, atari uko atabibona, atabizi, areba hagati. Sinkeneye kureba muri telefone ye, sinkeneye kureba muri konti ye, sinkeneye ibi n'ibi, mbone bwaki, sinkeneye ibi n'ibi, nirerera abana ngira ngo tujye iwabo tuzagenda agaceceka karenzaho. Hari n'abemera ntibabwire umushumba, ntibabwire ababashyingiye, bakabyihererana. None se ubu nkubwira umuntu waciwe inyuma bagaca inyuma marene y'umukobwa neza amubukwe gutya, marene aca inyuma we yashingiye cyane, ahubwo bafitanye diro hariya n'umugabo cyane. Umva rero hari abantu ukuri kutubanye gutya, inshuti z'umusaraba, bigaragara ko dukwirira mwuka wa discernment, yego, hishurirwa. Kandi nibwo numaze no kugera mu rugo, hishurirwa inkomoko y'icyo kintu. Ese iyi divorce ni kuba bamera, iwabo barasenya, iwabo ntibubaka, ibintu biri kuva he? Iyo ugize Imana ukamenya isoko y'ikibazo, buryo yuburizamo. Icyo kintu uko numva ari ikintu cy'ubwenge. Se mushumba, birasaba yuko buri muntu wese yakabaye noneho yarakijijwe, yaramenya agakiza. Icyo kintu ndumva atari umuntu wese wapfa kukimenya, kugira ngo menye ngo niba ndambagijwe, umugabo aje kundambagiza, ngira umwete wo guca bugufi, noneho nsenge, nsabe Imana ngo Mana ndondora, umenye urondora uriya muntu waje kundambagiza, ndumva ndi bumwemerere, ariko se ndabwirwa n'iki koko? Reka nkubwire, Abanyarwanda bagize amateka menshi atandukanye, yego, banakurira mu bihugu bitandukanye, yego, mu mico itandukanye. Kuki batafataga imico yaho, bakiga amashuri yaho, yego, bakavuga indimi zaho, ariko umuco wagera mu rugo bati urwo rume mu rusiga iyo mwiriwe, none ugasanga n'imico yanyu itandukanye n'iyabo wari urimo, kandi gifitemo ubwene gihugu cyane. Ibyo ndabihamya, yego, nakumvise. Ni ukuvuga ngo icyo nshatse kuvuga ahangaha, umuco w'umuryango uwo mukobwa avuyemo n'umuhungu avuyemo, icyo nishatse gusobanura byumva, ndabyumva. bavukiye mu bihugu bitandukanye, gusa umuntu yavukiye i Burundi akurinda, ugasanga hari imico udafite, kuko ni umunyarwanda, ni umunyarwandakazi. Hirya y'igihugu cyamuhostinze, cyamwakiriye, ariga amasomo yaho, ararya ibyaho, ariko umuco, ururimi ntashaka no kurugoreka. Tavuze ko atebeye n'izindi ndimi, yego, ariko ukabona afite ikinyarwanda utamenye. Kubera icyo akora icyo kintu, ni ukuvuga ngo wa muntu ugiye gushakamo bitagombeye ngo ujye mu mwuka werekwa, yego, shakira mu muco,
aho umugabo umuhungu arataha saa 8 buri munsi z'ijoro z'amanywa, umukobwa arara mu mabuwate ijoro ryose, nyina ntiyaraye muri buwate, urahambwira ko uwo muntu uzamuzana koko bibyemeye bikarangira mwarambanije mwakubitaniye muri buwate, urwo rugo se urwo muri buwate koko nako dushaka kumvikana, ariko numenya ngo ni kana ko kwa runaka, yego nyamara uriya muryango urubaha, uriya muryango urashyikirana, uriya mukobwa iyo niyatashye atahakare, uriya muhungu niyatashye atahakare, ese afashe imiryango gute, yego ayita gute ku bantu, urumva rero ntibigombera kongera umwuka wo kubahishijwe mu mwuka uvuga mu ndimi. Ubwo rero urumva noneho ni kwa kundi ko harambagizwa imiryango, si umugabo si umusore n'umukobwa barambagizanya, barambagiza imiryango. Abo batunanira bama batarabikoze n'abandi, ikibazo burya nkubwirije ijambo, yego baravuze ngo uburere buruta ubuvuke. Kuvuka k'umuntu ashobora kuvukana kamere na karande y'iwabo, ariko byose bipromotingwa na environment. Nuvuga ngo aho ukurira niho hashobora gucogoza ibyo bintu cyangwa akazamura ibyo bintu. Yego. Kuko hari umubyeyi utaragiye muri boîte kandi atazi amafaranga ajyayo, abana bakajyayo. Hari umubyeyi utarabuzayo inzoga, abana bakayo. Icyo gihe nuko bahuye na omiriye niko kwita mu Gifaransa, cyangwa se environment abantu yinjiyemo hariya, yo ni izamura bya bintu by'umuntu aho ngaho. Rero icyo gihe utagombeye kujya mu mwuka ngo werekwe, nibura gira amaso aguhereza. Bavuze ngo nta bukwe butagira umuranga nyaboneka, kandi ntago baranga umukobwa, baranga umuryango. Kera mu Banyarwanda barega umuharuro, ubundi abakobwa bakira ntibagaragara, barebaga umuharuro, mwakubuye umuharuro usa neza, hano hantu hari umukobwa akazashaka uwari. ariko si uyu munsi wa none, uyu munsi ntibyashoboka ko mwagize uko ndagize ukundi undameze ukundi. Icyo rero twagombye kumenya kuba muri ubwo buzima. Rero nkavuga ngo divorce cyane kuko ibabaye, buriya nubwo tubifata nk'ibisanzwe, divorce ibabaza abashakanye bemeranijwe, ariko ibabaza abana. Burya abana bavukiye bakuriye muri divorce, ubajyanye bareba mu mutwe harimo ihungabana. Rikomeye cyane mu musho, ihungabana ku buryo umwana no mu ishuri ashobora kwicara akarira cyane, uyu agatsindwa n'ishuri akaryanga kubera ko bona ati nta buzima ndangije. Urumva aho bapfuye utuntu, ariko Yesu yaravuze ngo igiti cyiza mu kite cyiza, n'ikibi mu kite kibi, kandi ngo nta mugenge wera imbuto nzima. Ucunga cyangwa se mugenge nyina ngo urabubona igiti cy'amahwa maremare. Yesu urumva rero ni byiza ko duhagarara twubaka urugo, kabiri tugahagarara ku musaruro twakuye mu rugo, tukamenya ko tutari mu ijuru turi mu isi, tukirinda gusa kubatandukanya ari ibyiringiro. Agera hahandi bati siko mbonye washatse arutano wa mbere mbigenze, yego yaza agasanga undi yafashe imyanzuro. Yego, ko burya mu buzima hari abantu bazinuka bazinutswe. Yego cyane. Burya abantu batamenyereye guhemuka no kuryaryana, iyo umuhemukiye biba birangiye, ahita avuga ati n'abandi bose ni bamwe. Ariko haracyari ibyiringiro, kandi Imana nzi ko ikunda abantu. Yego, kandi cyatuma tujya mu ijuru ntabwo yakitwima, yakiduha. Amen. Haracyari ibyiringiro. Inshuti z'umusaraba, turabashimiye cyane kudukurikira, kugendana natwe. Twasobanukiwe divorce, twasobanukiwe ntabwo ari nziza pe. Icyo ni ikintu wabona kikugwiririye, ariko ntabwo ari byiza. Tuzirikanye ko tuba dukomeretsa abana bacu, tuzirikane ko aba bana Imana izabatubaza cyane. Hanyuma ku basore bagishaka n'abakobwa, turabasaba kugira ngo mwitonde. Nta mpamvu yo kwirukanka, wikwirukanyira iyo modoka, wikwirukanyira ubutunzi, wikwirukanyira ibifatika, kuko birashira. Hari igihe biguruka. Hari umuntu wavuze ngo biraguruka nta mababa bifite. Biraguruka cyane. Rero mu gihe ibyo biguruka, reka twe kubyishingikirizaho, ahubwo twishingikirije ku Mana yacu. Kunda uwo muntu, utavuga ngo ndamukundiye iki n'iki n'iki. Oya, mukunde ari mu bibi ari no mu byiza, nk'uko umushumba yabitubwiye. Mushumba, niba hari ikindi mwakongeraho mukomeza muhumuriza abo byabayeho, cyangwa se abari muri iyo process, niba hari ihumure mwabahereza, nikaza tugera ku musozo. Navuga ngo bari muri iyo procedure yo gutandukana, nibihangane bibuka ijambo bavuganye bahagaze ahantu. Amen. Bariha agaciro. Kabiri,
bibuke ko bafite abana bagiye gukomeretsa imitima kandi bo ntabakomerekeje. yego. gatatu, umwe yemere guca bugufi. Amen. abo yabayeho bihangane, nta wundi mwanzuro bari bafite, kwihangana byarabananiye, ariko banirinde gukora amakosa nyuma ya divorce. Ushobora gukora divorce warangiza ukandarara. yego. Gumana indangagaciro ntabwo ari icyasha cyatuma udakora umurimo w'Imana. Gusa hari izindi sengero zikora discrimination mbi cyane, bikambabaza ngo ntazongera kuririmba, bakakujugunya iyo bakakunagiyo, hagutiyo ngiyo bati ntibishoboka kwifungura, bakakwirukana nabo akagira ihungabana, none akagwa burundu. Urumva, nibareke tugira imbabazi. Reka ahubwo ngenda ndashaka kwibwirira abagenzi bacu. yego. niba umuntu akoze bamwirukana muri korari bakajugunyayo, bamwe bakabimifungura, bakafata nk'abapagana, kandi n'abantu bakwegera ugakunga bababuza urukundo bari barujyanye. Umuntu ujya mu rugo burya ajyana urukundo, none urukundo arujyanye bongeye warumwikoreje, ataruhaye warugenera umwambo, none aragarutse nangaje kubera ngo muruhure, bati shi igirayo, baramumisha. urumva abuza urukundo aho yashatse, abuza urukundo aho yavuye, bati murwara kunani, ati nta mugore no wihangana, umugore no wihangana, abuza urukundo kwa basebe ko banyirabo, abuza urukundo mwitora, abuza urukundo mu bantu. Noneho abantu batagira umutima batangiye kumva ko ba profit izo ntege nkeze, bakigira abagabo beza, ariko nabara bakibazo batinje kugusura nkuruhure, kandi nabasize umugore mu rugo, cyuzirikana ngo ari kuyu mugabo uje kumusanga afite umugore we. Izo mbabazi zo nizi, noneho bagashaka guprofita mu gahinda ke bakamuhemukira. Imana ibarinde batari gusaba humure, Imana iri ku ngoma kandi igira imbabazi. Tugira imbabazi abo bantu, tubashyigikire. Imana yo mu ijuru irahumugisha iteka, twumve ko agasozi kabananiye hari n'undi kananira. Nukuri uwishimye uyu munsi nagerageza no gushakira ibyishimo undi waburiye ibyishimo aho bifitiye. yego. Twirinde kubagerekaho imanza, tubereke urukundo nibuha. yego. nibura atakaza urugo ariko ntatakaza abantu. yego. tubagaruza ubugwaneza cyane n'urukundo no kubaruhura mu mutima, kandi no kubabwira ko hakiriho ibyiringiro. Amatorero amwe nareke kugira abantu bicibwa, n'ukuri n'ibihangane. Yesu aguhumugisha cyane mushumba, abashumba, inshuti zacu mudukurikirana, mushaka kutabikurikirana, ariko umwuka w'Imana agera hose abasange, abafashe kugira ngo mujye mwakira abo bantu bahuye n'ingorane zitandukanye, ari abakobwa batwaye inda cyangwa se umuhungu yakoze ayo makosa, byose mujye mugerageza kugira ngo mwakire abo bantu, mwe kubaha Satani. Imana y'amahoro iduhana umugisha, dufashwa kandi dukomeza no gufasha n'abandi. Pastor, wasengera umukumbi hanyuma tugatandukana. Mbere na mbere ndagushimiye kuntumira yuko senga, shimiye n'Imana kandi shimagiye kudukurikira. Nizere ko ntaye twakomerekeje, byari ibitekerezo byacu, ni inyunganizi. Ngira kandi kajambo ngire ko ariko uyikomerekeje we ntacyo twamumarira. Yego. Burya tubwire ngo humura. Kandi nyuma yuko nsenga, mbere yuko nsenga, ntihakagira umuntu ushaka kugira fotokopi y'urundi rugo. Urugo rurihariye. Yego. Urugo ntabwo ari fotokopi y'urundi. N'urugo ntabwo rugira filozofi nk'iyindi. Oya. So icyaguteye kubaka urugo gihagarareho. Amen. Uzagera kure. Amen. Kandi nunanirwa, Yesu atanga imbaraga. Yego. Kandi wirinde amanama yo ku ruhande. Ikindi cya kabiri, wishaka abanyamakuru n'abashinzwe iperereza ku mugore cyangwa ku mugabo. Aya makuru mazima nayo urukundo Imana yaguhaye. Yego. Kuko abazaguha amakuru yo gusenyera baba biteguye. Ni wakira amakuru menshi uzarusenya. Icecekero byihorere. Kandi n'icyo ubonye ku muvandimwe wawe wikigira intambara, ko nawe ufite icyawe. Ahubwo buri gihe tubikorere mu rukundo, kadusenga Imana. Turagushimiye ora Israel, Imana y'amahoro, turagushimiye ko Imana idukunda, turagushimiye ko twese dushyira ku isi, abaho kuvuka, umuntu agakura, agashaka, akabyara, agasaza, agapfa, akava ku isi. Ibyo niyo gahunda waduhaye y'ubuzima. Ariko data wa twese hari aho ubuzima bwanga, abantu bakagira interruption hagati muri bo, ibyo bapanze ntibikunde. Abo nabo kugirirwa imbabazi kuri Imana ishobora byose kandi mwami bizi neza. Turabasengeye abari muri procedure yo kudivorce, abamaze kudivorce byararangiye, mwami tubasabiye kugira ngo imbaraga n'imbabazi n'urukundo bibome
zizagumaho igihe cyose mwami kandi ngo zitarinjira muri ubwo buryo uzirindishe ubutware bw'ijambo ryawe kandi n'urubyiruko rutarashaka uruhu ubwenge n'imbaraga zo kumenya guhitamo ibikwiriye. Ndagushimiye ko twumvise kumugisha mwami Imana uyu mukozi wawe ukoze no biganiro kandi umushyigikire mu buryo bukomeye kuko arimo arubaka ubwami bwawe muri iyi si mwami ko mu muryango muzima hubakirwa ubwami bukomeye. Ndagushimiye data wa twese uhoraho urakoze utanga umugisha ku Yesu Kristo umwami wacu amen.